n'ibyishimo bidasanzwe ijambo rimwe ni irihe nyuma yo amezi arindwi uri hano muri gereza ya Nyaru avuze iki kuri wowe amezi arindwi ntabwo navuga ngo avuze igikambaye cyane icyo navuga nuko n'amezi nyine yo kureba ukuri ko kumeze ariko nanone mbona umwanya wo gushimira cyane inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda bashyizeho gahunda y'ubutabera nk'ubu ariko nanone mbona n'umwanya wo gushimira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika kubera ko ubwo benshi bari batekereje cyangwa se baciye n'iteka ko ibintu byarangiye yego yababajwe n'ibyabaye nk'umuntu ushyira iterambere ry'umwana w'umukobwa imbere ariko mu bushishozi bwe mu bunararibonye bwe asoza avuga ko yifuza ko ubutabera bwakora akazi kabo. Imyaka 16 ntabwo yari guteye ubwoba? Biba biteye ubwoba of course, ariko iyo wizera igihugu cyawe, iyo wizera ubutabera bw'igihugu cyawe, iyo wizera igihugu cyawe muri rusange, ugera ko bakazamo ariko bikarangira nyine wumva ko byanga bikunda kuri kuzakora. Yes, mu minsi yose waburanaga wahora kuvuga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame. Ni iki wabaga wize noneho kuri we kuyo wavugaga ati ndashaka ko urubanza rwanjye rushyirwa mu ruhame? Nta kintu n'ukuri. RCS bivugaho iki? Urwego rwakwakiriye kuva mu kwa gatanu munsi wasurwaga buri munsi. Comment yawe, iki kigo ni kinini, urwego rw'ifungwa n'abagororwa mu Rwanda. House comment abantu bose twakiriye bavuyemo hano tubabaza kuri RCS. RCS nyine ikora akazi kayo kandi igakora ibintu byiza. Ibyo nakubwira nuko inzego z'ubutabera zose ndazishimira kuva nafatwa kugeza na n'uyu munsi aho nabaga, bose ndabashimira kubera ko umuco w'u Rwanda uracyakomeza kandi nizera ko kuri gahora gutsinda. Ubugiye he? Ntabwo ndahamenya neza ariko mukayi. Yes, uyu ni Ishimwe Diodone, Maître Emeline Nyimbo, amarangamutima ni menshi. Murakajya mu modoka. Hano nawe yaje kumwakira, aravuga ati nanjye ahantu Kiti waje Papa David warahari ari hano. Jya mu modoka. Injiramo. Sawa.